Mugezi Irembo, abandi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo n'imyigire muri groupe scolaire ya Ruyenzi. Mu izina y'umuyobozi w'ikigo mpagarariye, ndashima itorero Culture Group mu buryo ibasha guteza imbere umuco nyarwanda ibinyujije mu mbyino gakondo. By'umwihariko nkaba nshimira cyane n'abaterankunga b'itorero babasha kurifasha, banafasha abatoza aribo baza gutoza abanyeshuri turera mu kigo mbereye umuyobozi wungirije. Nitwa Tuyishime Egide Jean Patrick, nkaba niga mu mwaka wa gatandatu amashuri yisumbuye ku option ya MCE, nkaba niga ku kigo cya groupe scolaire Ruyenzi, nkaba ndi mu itorero bita Imena Junior muri groupe scolaire Ruyenzi. Tukaba twigamo uburere, umuco, indangagaciro nyarwanda binyuze mu mbyino n'indirimbo baba batwahimbye. Bitewe n'ukuntu umutoza wacu atoza ibi by'uburere biciye mu izo mbyino, nanjye mba numva ndi umwe nshaka kuzabimenya cyane, mbese nkatoza abandi mu buryo bwo kubafasha. Kandi iyo bavuzemo gukundamo igihugu, nanjye mba numva mbese ari ibintu byiza cyane iyo biciye mu muco nyarwanda, twiga iby'imbyino gaca byo gukunda igihugu, mba bizanshimisha cyane. Mbese mba numva nshaka kuzaba nanjye w'indangagaciro nyarwanda, kurya hano nshaka kuvuga ati niba uriya muntu afite indangagaciro kuko akora ibi n'ibi bishingiye mu mbyino n'izo ndirimbo tuba twaririmbye. Nitwa Mukamfizi Alice, nkaba niga kuri groupe scolaire Ruyenzi mu mwaka wa 2, nkaba mbarizwa mu itorero Imena Junior. Tukaba twigamo uburere, indangagaciro no gukunda igihugu.